Bete online. Yesu ashimwe bavandimwe b'ineza dusangiye gucungurwa. Ndaramije muri Yesu Kristo umwami wacu. Muraramutswa na Reverend Dr Mutaganda Marcel. Ndi umupasiteri mu itorero Methodiste mu Rwanda. Mbarizwa muri conference ya Kibuye. Nyuma paruwasi ya Gisovu mu karere ka Karongi. Nshimye Imana cyane mpaye uno mwanya. Ndashima kuko yabanye nanjye muri iyi minsi ishize. Ngewe n'umuryango wanjye tukarimo duhanganye n'ikibazo cya COVID-19. Imana yabanye nanjye. Ndashima Imana kandi ko yarinze igihugu cyacu, ikarinda itorero ryayo, ndetse namwe ndizera ko yabarinze. Dufite byinshi byo kwishima. Imana ishimwe cyane kandi bahe umugisha. Umunsi mukuru wa Pentekote ni umunsi ugize icyo uvuze kinini mu buzima bw'umukristo muri rusange, ndetse n'itorero ry'Imana. Iyo ubajije umukristo ukamubaza uti Pentekote bivuga iki, ahita basubiza ati ni umunsi mukuru twibutsa isuku ry'Umwuka Wera ku ntumwa. Icyo ngicyo abakristo hafi ya bose barakizi, ariko ngira ngo dukwiriye kugira ubumenyi bwisumbuye. Ntitubivuge gusa ngo Pentekote twibutsa isuku ry'Umwuka Wera, tukagira ibindi tumenya. Tukamenya ngo ubundi Umwuka Wera cyangwa se amateka ya Pentekote ni ayahe. Pentekote nk'umwuka yayo tukagira background, tukamenya background ya Pentekote, tukamenya ngo ubundi Umwuka Wera ninde. Ese Umwuka Wera yaramaze iki, cyafite yafite akamaro ki mu isezerano rya kera. Umwuka Wera se amaze iki mu isezerano rishya. Tukagira ubwo bumenyi, tukagira ubumenyi kugendanye Umwuka Wera ubundi ninde yamwohereje, yoherejwe nande, ese ni data cyangwa se ni mwana. Tukibaza ngo ese ubundi kubatizwa Umwuka Wera ni iki, kubatizwa Umwuka Wera bivuga iki. Niyo mpamvu rero nagize ngo mbategure inyigisho nyine igendanye n'umunsi mukuru wa Pentekote. Twibazwe byose cyangwa se tugire amakuru yisumbuye cyangwa amakuru asa nk'aho yimbitse kugendanye n'uwo munsi mukuru. Imana ishimwe cyane. Reka rero mbere yuko nkomeza tuba dusenga Imana. Data mwiza, ndagushimye cyane, ndaguhimbaje, nguhimbarije neza n'urukundo rwawe. Uri Uwiteka n'izina ryawe. Ndagushimiye ko wandinze kandi ukoze itorero ryawe muri rusange, abanye natwe iminsi yose ishize. Ndagushimiye kandi ko waduha agakiza ku buntu, ukatugira abakozi bawe, ukatugira abana kugira ngo mwari mwiza tukuvuge, twamamaze agakiza watanze, waduhaye ku buntu, abantu bakumenye, abantu b'abigishwa bawe. Bantagire muri uno mwanya ngiye gutanga inyigisho kugira ngo ari jye nunguke, ndetse mwami mwiza n'abanyumva abakurikiye umwami nabo bafashwe n'ijambo ryawe. Bantagire ngiye neza rero, byose ndabiguhaye mu wacu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka rero nk'uko nari mbivuze ko tujya kureba bigendanye na Pentekote. Pentekote ubundi tugiye muri etymology, tukareba imvo n'imvano y'iryo jambo. Biva ku ijambo ry'Ikigiriki bivuga Pentekote. Pentekote bivuga icya 50. Mu gifaransa twavuga 50e, mu cyongereza twavuga ko ari 50th. Iyo minsi 50 rero ifitanye isano cyangwa se ifite imizi muri isezerano rya kera, aho Abisirayeli nyuma ya Pasika y'Abisirayeli bagombaga kubara ibyumweru 7, bivuze iminsi 49. Iminsi 49 yarangira ku munsi wa 50, umunsi ukurikiyeho hakaba iteraniro rikomeye cyangwa se umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru rero ryari itegeko kandi wazaga buri mwaka agenda gusa. Nyuma rero y'uko Abisirayeli bagize Pasika kuri mu Egiputa, aho marayika yagombaga guca ku nzu irimo Abisirayeli, bari basize amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'umuryango. Marayika yaza ntarimbure cyangwa ntiyice abana b'imfura, yagomba kuza akaca. Twavuga ko ndetse aba bana b'imfura bacunguwe n'ayo maraso y'umwana w'intama. Nyuma y'iyo Pasika yuko ibaye,
haciye iminsi 50 abisirayeli bahawe amategeko ayo twita ko ari covenant ya mbere cyangwa first covenant, isezerano rya mbere hagati y'abisirayeli n'Imana. Ubwo rero iyo minsi 50 rero yarabaye, nyuma y'iyo pasika nyine abisirayeli bahabwa nyine amategeko. Byakomeje gutyo rero iminsi 50 yashira, abisirayeli bagakora umunsi mukuru, ariko uwo munsi mukuru wundi reka turebe ko Bibiliya iwuvuga. Uwo munsi mukuru ukuntu Bibiliya ivuga yuko bagombaga kumara ibyumweru 7 byashira, bagakora umunsi mukuru. Umunsi bagombaga guterana bagasangira mu muryango, bagateranira hamwe, ndetse haba n'abashyitsi n'abasuhukiye bose bagasangirira hamwe, bagashima Imana. Bagomba guteranya ubushobozi bigendanye n'umugisha Imana yabahaye, barangiza bagasangira bakishima. Ayo magambo tuyabona mu Butegeko kwa 2 cya 16 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 3. Mwazayasoma mukumva ukuntu ayo magambo avuga uburyo ki uwo munsi mukuru bagomba kwizihiza bateraniye hamwe basangira bashima Imana. Uwo munsi kandi wa mbere ubazwe nyuma y'amasabato 7. Bibiliya kandi igaragaza ko uwo munsi witwaga ko ari umunsi w'umuganura. Ni amagambo tubona mu Balewi cya 23 umurongo wa 16. Reka tuhasome. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 16, twumva ukuntu havuga umunsi w'umuganura. Reka dusome Abalewi 23 umurongo wa 16 twumve. Haravuga ngo ku murongo wa 16 Abalewi igice cya 23 ku murongo wa 16. 23 haravuga ngo umurongo wa 16, mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Imana ishimwe cyane. Ku munsi wa 50 nk'uko twabibonye, nyuma y'amasabato 7 abazwe nyuma y'umunsi mukuru wa pasika, bagomba gukora umunsi mukuru ari witwa umunsi w'umuganura. Mu kubara kandi cya 28 umurongo wa 26 naho havuga iby'uwo munsi w'umuganura. Reka naho twasome kubara 28 umurongo wa 26, twumva uko havuga. Kubara 28 umurongo wa 26 twumve. Haravuga ngo, kandi ku munsi w'umuganura nimuganurira Uwiteka ituro ry'umuganura ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7, mujye muteranira kuba iteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha niho haratwereka uwo munsi mukuru w'umuganura wabaga ku munsi wa 50 cyangwa se nyuma y'ibyumweru 7, amasabato 7 abazwe. Ubwo ni iminsi 49 ku niyo munsi ukaba iminsi 50. Bigaragara kandi uwo munsi ko wagendaga uza ku mwaka utashye. Imana ishimwe cyane. Rero ni igitangaza gikomeye, kuko iminsi 50 ya nyuma ya pasika yari ifite insobanuro ikomeye cyane. Byakomeje rero gutyo kugeza ubwo pasika yahuriranye n'urupfu rwa Yesu. Tuzi ko urupfu rwa Yesu rwahuriranye na pasika isanzwe. Nyuma rero hashize iminsi 50 hagomba kuba nyine umunsi wa Pentekote mu buryo busanzwe mu muco w'Abayahudi. Niko byari bimeze. Iminsi 50 ishize pasika ibaye, hagombaga kuba umunsi mukuru wa Pentekote. Ya pasika yabaye igahurana n'urupfu rwa Yesu. Pasika ya mbere abisirayeli bakoze yari kugira ngo abisirayeli bacungurwe
n'amaraso y'umwana w'intama, ko marika yagombaga kuhanyura akahaca ntagire umwana w'umwisirayeli w'imfura upfa, bacungurwa n'amaraso y'umwana w'intama. Ariko noneho Yesu we kuri pasika ye tuzi neza yuko we yaducunguye akoresheje umubiri we, atanga igitambo kizima cyuzuye kidafite inenge, acungura isi yose. Nyamara kandi iyo pasika twe twizihiza ucungwa kwacu, urupfu rwa Yesu. Nyamara kandi ntibyabuze ko yahuranye na pasika yari isanzwe y'Abayahudi. Ku munsi wa 50 wo gukurikira hagomba kuba Pentekote. Pentekote ibaye rero n'ubundi ihurirana n'isukwa ry'Umwuka Wera ku ntumwa. Noneho rero wamuganura munsi y'imisaruro Abisirayeli bajyaga bizihiza, noneho umunsi w'umuganura havuka itorero rigihagaragara, itorero rya ku mugaragaro. Imana ishimwe cyane. Rero muri make ubona ko iyo niyo mvona imvano y'umunsi mukuru wa Pentekote, kuko yari isanzwe iba. Iyo turebye mu byakozwe n'intumwa cya 2 umurongo wa 1 handitse ngo umunsi wa Pentekote usohoye. Bivuze ngo wari usanzwe uba nyine ku munsi wa 50 nyuma ya pasika. Imana ishimwe. Imana umukozi w'umuhanga rero byarahuriranye, ariko byose bifite insobanuro yumvikana ko icyari umuganura kwa Abisirayeli, umunsi mukuru w'umuganura wabaye umunsi mukuru wo kugira ngo itorero rivuke, haboneke umuganura w'abizera, haboneke umuganura w'abakristo. Imana ishimwe cyane. Reka rero dukomeze ku cya kabiri kivuga ngo ariko Umwuka Wera ninde? Umwuka Wera ninde? Umwuka Wera ninde? Ubundi twareba utuntu tubiri. Ubundi tuvuga ko Umwuka Wera afite ubumana. Umwuka Wera ndetse ari Imana. Umwuka Wera afite divinity. Hari rero Bibiliya hari imirongo bigaragaza iyo divinity of the Holy Spirit. Ariko kandi tubona yuko Umwuka Wera kandi afite akamero k'ubumuntu. Ntabwo tuvuga Umwuka Wera ni umuntu, ahubwo Umwuka Wera afite akamero k'ubumuntu, personality. Umwuka Wera afite icyo twita akamero, si umuntu tuvuze ngo ni umuntu byakumvikana neza, ahubwo afite akamero k'ubumuntu, personality of the Holy Spirit. Nabyo turabireba. Rero iyo turebye muri Bibiliya mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 tubona ko Umwuka Wera yagize uruhare mu iremwa. Umwuka Wera yagize uruhare mu iremwa. Igice cya 1 umurongo wa 2 mu itangiriro haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana ishimwe cyane. Hano turi kubona ko ngo Umwuka Wera cyangwa se Umwuka w'Imana, niko hano Bibiliya tubwiye ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Wagira ngo Umwuka w'Imana, Umwuka Wera cyangwa se yari ukwawo, agenda ukwawo, n'Imana iri ukwayo. Ariko ibi ngibi byerekana ko mu iremwa Umwuka Wera yagizemo uruhare. Imana yacu dufashe. Aha ngaha mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 tubona uruhare rwa Mwuka Wera mu iremwa, cyangwa se ubumana bwa Mwuka Wera. Tubona kandi uruhare rw'Umwuka Wera mu mubatizo wa Yesu Kristo, aho Umwuka Wera yamanukiye kuri Yesu mu ishusho y'inuma, hakumvikana ijwi rya Data rivuye mu ijuru, aho yavuze ngo ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Ni amagambo tubona muri Luka cya 3 umurongo wa 21 kugeza 22. Hano turabonamo Data, Imana Data, tukabonamo Mwana, tukabonamo na Mwuka Wera. Data avuga ijwi ari mu ijuru, Umwuka Wera akaza kuri Yesu mu ishusho y'inuma, noneho na Yesu ubwe nyine. Aha ngaha naho ni umwe mu mirongo mikuru dushingiraho twemera ubutatu bwera. Aha ngaha tukubona none ubumana bwa Mwuka Wera. Yesu kandi yagaragaje uruhare rwa Mwuka Wera cyangwa se ubumana bwe ubwo atanga itegeko avuga ngo mu kubatiza nyuma yo guhindura abantu kw'abigishwa ba Kristo, kw'abigishwa ba Yesu. Abantu mu mahanga yose tumaze kubahindura ngo abigishwa be, Yesu yaravuze ngo abo bantu tuzabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Aha ngaha tukubona none ubumana bwa Mwuka Wera, ko nawe tugomba kubatiza abantu abiza Kristo mu izina rye, mu izina rya Mwuka Wera, nyine na Data na Mwana. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha rero
birasobanutse neza ko Mwuka Wera rwose tubonye ubumana bwe. Ariko reka turebe noneho rero akamero k'ubumuntu bwa Mwuka Wera, cyangwa se personality of the Holy Spirit. Akamero k'ubumuntu, iyo tuvuga akamero k'ubumuntu ni ukuvuga ngo hari ibintu biba ku muntu, tubona ku muntu, bigaragaza ko biba no ku Mwuka Wera. Tugiye kubireba hamwe, ni byinshi ariko ndasoma bikeya, ibindi atanga imirongo yo muri Bibiliya muzayisome. Icya mbere ni ubumenyi, ubumenyi cyangwa se knowledge. Ubumenyi. Reka dusome Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 10 kugeza 11 twumve. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 10 twumve ko havuga. Abakorinto ba mbere igice ni cya 2 umurongo wa 10 haravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana nuko niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ahangaha bitwese ko Umwuka Wera aramenya. Umwuka Wera aramenya, nk'uko tuvuga ngo umuntu azi ibi n'ibi aramenya, n'Umwuka Wera rero nawe nuko. Reka turi cya kabiri kivuga ngo ubushake, icyo twita will mu Cyongereza. N'ubundi turebe mu Bakorinto ba mbere, icyo gitabo turimo cya 12 umurongo wa 11 turebe ko havuga. Abakorinto ba mbere igice ni cya 12 umurongo wa 11 turi ku bushake. Igice cya 12 umurongo wa 11 haravuga ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Bivuze ngo Umwuka Wera nawe agira ubushake. Ibyo ni ibintu tubona ku bantu ariko tubona no ku Mwuka Wera. Icya gatatu, turebe ko Umwuka Wera arakunda, agira urukundo. Turebe mu Baroma cya 15 umurongo wa 30. Abaroma cya 15 umurongo wa 30 twumva ko havuga. Abaroma 15 umurongo wa 30 haravuga ngo nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku Mwuka, ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana. Kubw'urukundo ruva ku Mwuka. Bivuze ngo Umwuka Wera rero agira urukundo, arakunda. Turi kureba ibintu bigaragaza ku Mwuka Wera biba no ku bantu. Umwuka Wera kandi agira agahinda. Turi mu Efeso 4:30. Abefeso 4:30 twumva ko havuga. Abefeso 4:30 haravuga ngo Efeso 4:30 dusome ko twumva ko havuga. Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Imana ishimwe cyane. Ntimuteze agahinda Umwuka w'Imana. Bivuze ngo Umwuka Wera agira agahinda. Ibyo ni ibintu tubona ku bantu, ariko n'Umwuka Wera nawe tubona ko agira agahinda. Hari ibindi byinshi dushobora kubona muri Bibiliya, tubonamo ko gutekereza cyangwa se mind. Abaroma cya 8:27 dushobora kwibona. Umwuka Wera kandi dushobora kubona ko ayobora, ari umuyobozi. Abaroma cya 8:14 ndetse na Yohana 16:12-13 turabona ko Umwuka Wera ari umuyobozi. Guida, umuyobozi. Ikindi dushobora kubona ko Umwuka Wera yigisha, umwigisha. Nehemiya cya 9:20 tubona ko Umwuka Wera nyine yigisha. Hari n'andi masomo menshi dushobora kubona muri Bibiliya agaragaza akamero ka Mwuka Wera,
akamero k'ubumuntu ka Mwuka Wera cyangwa se iby'Umwuka Wera bimuranga tubona no ku bantu. Imana yacu dufashe kandi itugirire neza. Ibyo rero byose biratwereka, turi kureba Mwuka Wera ngo ninde, ntabwo tuvuga ngo ni iki, ahubwo tuvuga ngo ninde. Imana yacu idufashe cyane. Reka rero turebe rero umumaro w'Umwuka Wera. Umumaro w'Umwuka Wera, Umwuka Wera amaze iki? Reka duhere mu isezerano rya kera. Ese Umwuka Wera mu isezerano rya kera yaramaze iki? Twabonye ko icya mbere Umwuka Wera yagize uruhare mu kurema. Tujye mu itangiriro cya mbere 2, Umwuka Wera yagize uruhare mu kurema. Icyo ni icya mbere, umumaro wa mbere w'Umwuka Wera. Icya kabiri, Umwuka Wera yagendaga ashoboza abantu gutinyuka, ndetse cyane gukiranuka. Ashoboza gukiranuka no kugira ubwenge budasanzwe. Iyo turebye cyane cyane ku mugaragu w'Imana Yosefu, ukuntu yakiranutse, tubona inkuru ze cyane cyane ku mutangiriro cya 41 umurongo 38, aho bavuga neza ukuntu yagerageje gukiranuka. Ahangaha aya magambo agaragaza uburyo ki umwami yavuze, Farawo avuga ngo tuzakura he, twabona hehe umuntu urimo Umwuka w'Imana nk'uyu. Ahangaha yaramaze gusobanura, yavuga ngo bashaka umuntu w'umunyabwenge wahingisha. Ni ukuvuga ngo yaramaze gusobanura inzozi z'umwami, ibyo yari yarose bigendanye n'inzara. Noneho Yosefu asobanura ko hakwiriye kubaho umuntu w'umuhanga wahingisha imyaka myinshi, mu myaka 7, ndetse agahunikisha ibyo ngibyo. Nuko rero ariko ntiyavuga ati mumpaye akazi nabikora, akavuga ati mushaka umuntu w'umuhanga. Rero nuko rero Farawo aravuga ati twakura he umuntu nk'uyu ufite Umwuka w'Imana. Baje kumuha akazi nyine ko kubikora, ariko nyine biturutse kuko Umwuka w'Imana yari muri we, yamuyoboye ndetse no gukiranuka. Aho yitwaye neza, yisomye ibice bibanza ukuntu yanze kuryamana n'umugore we wamwifuje ngo baryamane, aramuhakanira. Byose n'Umwuka w'Imana umushoboje gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana kandi yajyaga aza ku bacamanza, abarwanyi bakomeye ndetse n'abahanuzi, akabaha imbaraga zidasanzwe. Urugero, twareba ukuntu Umwuka w'Imana yaje kuri Yosuwa. Umwuka w'Imana yaje kuri Yosuwa, tubibona mu kubara cya 27:18. Tubonamo ukuntu Umwuka w'Imana yaje kuri Yosuwa, kandi imbaraga zidasanzwe zo kurwana. Umwuka w'Imana kandi yaje kuri Otiniyeli, namuha imbaraga zo kurwana zidasanzwe. Tubibona mu bacamanza cya 3:10. Umwuka w'Imana kandi cyangwa se Umwuka Wera yaje kuri Gideyoni. Kuri Gideyoni namuha imbaraga zo kurwana zidasanzwe. Tubona mu bacamanza cya 6:34. Ndabaha imirongo muzayisoma nta kibazo. Umwuka w'Imana kandi yaje kuri Samusoni, namuha imbaraga zo kurwana zidasanzwe. Tuyibona mu bacamanza cya 13 umurongo wa 25, ndetse n'igice cya 14 umurongo wa 6. Aho ngaho mwasoma mukumva ukuntu Umwuka w'Imana yazaga kw'abantu akabaha imbaraga zidasanzwe. Umwuka w'Imana kandi yaje kuri Sawuli. Tubibona muri Samweli wa mbere igice cya 10 umurongo wa 10. Imana ishimwe. Aha hose turabona ukuntu Umwuka w'Imana cyangwa se Umwuka Wera yazaga kuri bano bantu akabaha imbaraga zo kurwana zidasanzwe. Ibi byose tubona ko wari umumaro w'Umwuka Wera. Umwuka w'Imana kandi yakoreraga mu bahanuzi. Urugero, dushobora gusoma muri Samweli wa 2 cya 23 umurongo wa 2. Ho duheka tuhasome Samweli wa 2 igice cya 23 umurongo wa 2. Reka tuhasome twumve uko havuga Umwuka w'Imana ukuntu yakoreraga mu bahanuzi. Samweli wa 2 igice cya 23. Samweli wa 2 igice cya 23 umurongo wa 2 haravuga ngo Samweli wa 2 23 umurongo wa 2 umva uko havuze.
Samweli wa kabiri igice cya 23 umurongo wa kabiri 23 haravuze ngo umwuka w'Uwiteka yavugiye muri jye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana ishimwe cyane. Ahangaha Samweli arerekana ko umwuka w'Uwiteka yari kuri we. Iyo dusomye kandi muri Ezekiyeli cya 2 umurongo wa 2 nabwo tubona ko umwuka w'Uwiteka nabwo yari muri we. Bivuze rero ngo abahanuzi mbere yo kugira ngo bageze ubuhanuzi kuri rubanda, ku baturage, ubuhanuzi buvuye ku Mana, message ivuye ku Mana yazanwaga n'Umwuka Wera akashyikiriza abahanuzi. Imana ishimwe cyane. Umwuka Wera kandi yavugwaga kuzaba ari muri Yesu, kuzaba kuri Yesu. Ubuhanuzi bugendanye na Yesu buvuga ko n'Umwuka Wera agombaga kuba ari kuri we. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo tubona muri Yesaya 42 umurongo wa mbere. Yesaya 42 umurongo wa mbere ndetse na Yesaya 11 umurongo wa 2. Yesaya 42 dusome twumve. 42 umurongo wa mbere havuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye uwo ntoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Dusimbukiye tujye kuri Yesaya, dusubire inyuma gato kuri Yesaya 11 umurongo wa 2. Yesaya 11 umurongo wa 2 naho twumve. Bivuga ko Umwuka Wera agombaga kuba ari kuri Yesu. 11 umurongo wa 2 avuga ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Imana ishimwe cyane. Ahangaha hose ni amagambo yerekana ko umwuka w'Uwiteka, aho tubona ubuhanuzi buva kuri Yesu, tuvuga ko n'umwuka w'Uwiteka agombaga kuba kuri Yesu. Imana ishimwe cyane.